Yes, nongeye guha ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero tukaba tujya kugaruka ku bahanzi batanu b'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda bakoze ibitaramo byinshi mu uyu mwaka wa 2024. Haba hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda barahataramiye ndetse berekeza no mu mahanga. Umuhanzi rero Bruce Melody niwe uri ku isonga mw'aba bahanzi batanu bakoze ibitaramo byinshi mu uyu mwaka wa 2024. Umuririmbyi Itayiwacu Bruce wamenyekanye nka Bruce Melody akaba ari we rero uhagarariye uru rutonde rw'abahanzi nyarwanda bakoze ibitaramo byinshi muri uyu mwaka wa 2024, yaba ibyakoreye imbere mu gihugu cyangwa se ibyakorewe hanze rwose y'igihugu mu mahanga. Ubwo ngubwo niho tuvuga. Mu mwaka rero wa 2024 wabaye umwaka udasanzwe ku bahanzi nyarwanda, ahanini biturutse mu kuba hari ibitaramo byinshi bagiye batumirwamo mu bihe bitandukanye kuva muri Mutarama 2024 kugeza mu Ukuboza 2024. Ni umwaka wanabaye mwiza biturutse mu kuba warabayemo ibirori bidasanzwe rwose byihariye by'umukuru w'igihugu wabanjirije n'ibikorwa bigiye bitandukanye birenga 20 abahanzi batoranyijwe baririmbyemo n'uwo muhango wo kwiyamamaza w'umukuru w'igihugu. Rwose bari abahanzi benshi bagiye batandukanye kandi baturutse mu mpande zitandukanye, usibye yuko abaherekezaga umukuru w'igihugu agiye kwiyamamaza bose babaga baturutse hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu mpande zigiye zitandukanye. Ngira ngo murabizi kandi nawe aho wari uherereye ibi ngibi warabibonye rwose. Uyu ni umwaka wabaye uw'amata n'ubuki ku bahanzi bamwe na bamwe. Ni umwaka kandi watanze ifaranga ku bahanzi baririmbye muri MTN Iwacu Muzika Award 2024 rwose, ariko kandi Award Movie Africa Giant of Africa bitabereye i Kigali nk'uko byari byitezwe. Inyarwanda rero niyo mpamvu yahisemo kubegeranyiriza abahanzi batanu bakoze ibitaramo byinshi mw'uyu mwaka wa 2024. Uru rutonde rero turaruhera ku mwanya wa mbere, ntabwo duhera ku mwanya wa gatanu nk'uko mwari musanzwe mukurikirana izindi top 10. Iyi ngiyi ntabwo ari top 10 ahubwo ni top 5 twabazaniye. Turahera rero ku mwanya wa mbere, ntabwo duhera ku mwanya wa gatanu. Umwanya wa mbere rero hari umuhanzi mwakunze muri benshi na n'uyu munsi ndetse mugikunda wigaruye imitima ya benshi witwa Itayiwacu Bruce, benshi mwamenye muri muzika nyarwanda nka Bruce Melody. Uyu musore rero niwe uri ku isonga. Reka tunyuzemo amaso mu byo iki kinyamakuru cyanditse Inyarwanda, turebera hamwe uburyo byifashe ibitaramo yagiye akora hirya no hino. Mbere yuko dutangira ikiganiro rero turebera hamwe ibitaramo uyu musore wacu Bruce Melody yakoze, reka mbanze gusabe gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Bruce Melody yaririmbye mu birori bya Rwanda Day byabereye mu mujyi wa Washington rwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanahawe umwanya wo gutanga ikiganiro yahuriyemo na Kelly Akamanzi, umuyobozi mukuru wa NBA Africa, Masaye Ujire washinze umuryango wa Giant Africa ndetse ni umushoramari wa Eugene Ubarijoro, akaba ari visi perezida w'ikigo cya Marson Call cyenga ibinyobwa. Iki kiganiro cyiswe iterambere ry'ubukungu binyuze mu mikino y'imyidagaduro, Economic Development for Sport and Entertainment. Ni mu gihe Rwanda Day yabaye yubakiye ku nsanganyamatsiko igira uti u Rwanda umurage wacu twese aho turi hose. Nyakanga ndetse na Kanama uyu muhanzi yaririmbye mu bikorwa byo kwamamaza Perezida Paul Kagame wahataniraga kuyobora u Rwanda. Ngira ngo rero mwagiye mubibona hirya no hino rwose, usibye yuko igikorwa kimwe ahanini bitewe n'uko yari afite ibitaramo byinshi byo gutarama ahantu hamwe gusa, niho uyu muhanzi wacu Itayiwacu Bruce atitabiriye mu bikorwa byo kuza
kwamamaza nyakubahwa Paul Kagame kubera yuko byagonganye n'uko yari afite igitaramo yari bujye gutaramira mu Bubiligi rwose. Yinjiye mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi afite indirimbo Ogera yakoranye n'umuhanzi witwa Bwiza. Bruce Melody yaririmbye mu bitaramo 8 bya MTN Iwacu Muzika Festival. Ibitaramo byabaye hagati ya tariki 31 Kanama bisozwa tariki 19 Ukwakira 2024. Abahanzi baririmbaga bakanacuranga umuziki mu buryo bw'umwimerere buzwi nka live. Byaririmbwemo rwose n'ibyamamare bigiye bitandukanye harimo Bruce Melody, Bwiza, Chris Easy, Kenny Solo, Bushari ndetse na Dani Nanone. Numva yuko rwose ni ibitaramo byari byitabiriwe n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye by'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ibitaramo byabaye tariki 30 nk'uko nabikubwiye n'imwe Kanama 2024 i Musanze, bibera Gicumbi tariki 7 Nzeri 2024 ndetse bibera na Nyagatare tariki 21 Nzeri, bataramira Ngoma tariki 28 Nzeri, bataramiye Bugesera tariki 5 Ukwakira 2024, bataramira Huye tariki 12 Ukwakira, basusurutse baza i Rusizi rwose. Ibitaramo bisorezwa i Rubavu tariki 19 Ukwakira 2024 rwose, ngira ngo mwagiye mubibona hirya no hino. Uyu mugabo rero kandi yataramiye mu gihugu cy'Ububiligi mu gitaramo cyabaye ku wa 6 Nyakanga 2024, aho yari kumwe n'abarimo DJ Marino. Ni kimwe mu bitaramo rwose yakoze kandi bifite abafana benshi. Ni kimwe mu bitaramo rwose uyu Bruce Melody yakoze kikamwinjiza amafaranga menshi, afashijwemo na Team Production Society isanzwe ifasha abahanzi gukoresha ibitaramo ndetse na n'ubu ngubu iyi Team Production yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo ejo bundi hari igitaramo bari batumiyemo uyu muhanzi Chris Easy, usibye yuko yabuze ibyangombwa rwose bimwerekezayo ngo nawe ajye kwishimana n'Abanyamerika. Bruce Melody yakoreye ibitaramo 4 muri Canada. Ni ibitaramo byatangiye mu mujyi wa Ottawa ku wa 26 Ukwakira 2024, akomereza mu mujyi wa Montreal ku wa 1 Ugushyingo 2024. Ku wa 2 Ugushyingo 2024 ataramira mu mujyi wa Toronto, naho tariki 9 Ugushyingo 2024 yakoreye igitaramo cya nyuma mu mujyi wa Vancouver, cyasigaye mu mitwe y'abantu rwose na n'uyu munsi abantu bakirahira mw'uwo mujyi. Bruce Melody ategerejwe mu gitaramo cye bwite kizaba ku wa 21 Ukuboza. Rero ngira ngo ubu ngubu cyamaze no kuba 2024, ubwo yari arimo amurika alubumu yiwe, ayimurikira abafana be n'abakunzi be b'umuziki. Alubumu ye rwose njya ni alubumu yari iriho indirimbo 17 yise Careful Generation. Ni mu gihe ku wa 28 Ukuboza 2024 azataramira mu mujyi wa Nairobi mu gusoza uyu mwaka mu gitaramo cy'iserukiramuco Ahave Fast, azahuriramo n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye. Kuri uru rutonde rero umuhanzi wa kabiri dusangaho rwose ni umuhanzi bita Masamba Intore. Ni umuhanzi muzi rero cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Masamba Intore yakoranye ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye hano ngaha mu Rwanda ndetse no mu mahanga rwose, hose yagiye ataramirayo. Uyu nguyu Masamba rwose nawe kuri uru rutonde akaba ariho. Ni ibitaramo byamwinjirije amafaranga menshi. Masamba yakoreye igitaramo gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyafashije Abanyarwanda batuye muri Georgia muri Atlanta kwinjira neza mu mwaka wa 2025. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu bari hagati y'ijana ndetse n'150. Byabaye ku wa 24 Mutarama 2024. Umushyitsi mukuru
yari ambasaderi rwose w'u Rwanda muri Amerika. Umwanya wa gatatu rwose turahasanga umuhanzi bita Israel Mbonyi. Israel Mbonyi rero uyu nguyu nawe ni umuhanzi ukunze kuzenguruka hirya no hino hano ngaha ku isi agenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye, ni umuhanzi rwose ufite izina rihambaye cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, umuhanzi ukunzwe n'abatari bakeya muri uyu mwaka wa 2024 ndetse no mu yindi yashize, ni umuhanzi wari ufite izina rihambaye. Umwanya wa kane turahasanga umuhanzi bita Butera Knowless, umuhanzi ukunzwe n'abatari bakeya rwose hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Umwanya wa gatanu ari nawo uwa nyuma ni umuhanzi bita Ken Solo, umuhanzi uri gushimisha abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo arimo akora mu nganzo. Nkamubwira ukomeze ugire ibihe byiza, nanone uracyari kuri Rwandan Future, ngusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye.